hari mu masaha ya saa moya zo ku mugoroba wo kuwa gatanu ubwo imodoka yo mu bwoko bwa taxi minibus Yas ifite nimero RAA 030H yari itwaye abagenzi 17 iva Nyamirambo yerekeza rwa Rutabura yageraga mu ikorosi riri mu mudugudu wa Tetero akagari ka Rugarama ho mu murenge wa Nyamirambo ikabura feri maze gata umuhanda. Muri uko guta umuhanda byatumye igonga urukuta rw'amabuye irenga umuhanda igonga inzu y'umuturage maze isenya igice kimwe. Iyo modoka nayo irashwanyagurika bikomeye ku buryo abantu bose bari bayirimo uko ari 17 bakomeretse. Aba bose bakaba bahise bajyanwa mu bitaro bikuru bya kaminuza CHUK. Aba ni bamwe mu baturage impanuka yabaye bareba barasobanura uko byagenze. Kuntu byagenze narindi hano mu rugo nyine ndihamagaza hano hanze ngiye kumva numva imodoka irakubise nyine ara ku gikuta. Ikintu nakoze nahise nirukira hari inyuma y'inzu niruka nayo nyine nyihunga. Noneho mpita nongera ndagaruka hano mu rugo nkimara kugaruka sanga nyine abantu barimo barikurura bayivamo harimo nabo nakuruyemo nyine mbakuramo. Ubwo mukecuru we yari yicaye muri salo n'undi mwana w'umwuzukuru we bahahamutse nyine bari kuvuza induru. Hari n'abandi bari birukiye muri salo nyine bakomeretse nabo bari kuvuza induru. En fait imanuka kuntu byagenze imodoka nyitwa tubona iturutse ruguru iraje isa nkaho yagurutse then iraza ikubita hano nyine abantu bari barakomereka. Kimwe cyaterwa n'umuhanda ukoze nabi harimo ikorosi ribi ha dodani zirimo harimo bari batwemereye gukuramo ikorosi ntibarikuramo ku buryo ubari nk'inshuro ya gatatu imodoka iguye hano. Imodoka nyinshi zimo zikorera hano ntaho ziranenye zifite ahubwo turabona ko nk'aba polisi yadutereranye kuko imodoka nyinshi zigeramo no hagati mu ikorosi zigasubira inyuma aho zabanjije kuzamuka. Mukamurangwa Regine ni umwe mu barokotse iyi mpanuka ariko ayikomerekeramo twasanze avuye mu bitaro CHUK kwivuza aravuga uko byabagendekeye. Ariko mu bigaragara ni feri yacomotse kuko mu kugenda ko yagendaga buhoro. Abandi twari turi kumwe uretse njye nagiye mbere ntago namenya amakuru neza ariko abansanze kwa muganga nabonaga bameze nabi. Harimo abantu babonaga bafatishije amaguru bigaragara ko amaguru ashobora kuba yangiritse cyane. N'umushoferi abashije kumubona mbona amenyo yavuyemo arimo anabyimba inda. Umuyobozi w'ibitaro bya CHUK Dr. Hategekimana Theobald yatangaje ko baraye bakiriye abakomerekeye muri iyi mpanuka 21 barimo abavunitse amaguru n'amaboko. 3 muri bo bahise boherezwa mu bitaro bya gisirikare Kanombe kubera imvune bari bafite. Ubwo twageraga muri ibi bitaro mu masaha ya mbere ya saa 6 hari hamaze gusezererwa 13 hasigaye 5 bakomeretse cyane. Ariko Dr. Hategekimana yavuze ko abaganga bari kubakurikiranira hafi bityo hakaba hari icyizere ko bazakira. Abaturiye umuhanda bavuga ko impanuka zose zihuberaho ziterwa nuko imodoka nyinshi muzihakora zishaje. Ariko umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda Superintendent Jean-Marie Vianney Ndushabandi avuga ko atari ko bimeze ko ziba zifite contrôle technique akaba asaba abashoferi ko bajya bitwararika mbere yo guhaguruka ndetse bakanitondera imihanda bakoresha. Yabidutangarije ku murongo wa telefone. Ahubwo ni byiza ko umuntu akwiye kujya mu muhanda areba aho yerekeza akareba imbere ye akavuga kandi yizeye ko ikinyabiziga cye isaha iyo ari yo yose gishobora kumufasha kuburizamwo icyago cyaba kimutunguye. Iyo yizeye amafire ye akaba afite amatara amurika mu buryo buhagije akaba afite amapine mazima nibaza ko akagira umuvuduko ugereranye nibaza ko nta mpamvu n'imwe yatuma agira impanuka. Abaturage batuye munsi y'iri korosi bari ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Bamwe muri bo bavuga ko hashize umwaka umujyi wa Kigali ubabariye ariko bakaba batarishyurwa ngo bajye gushaka ahandi batura. Dona Iyamuremye, Televiziyo y'u Rwanda.